Hari umukobwa nahuye nawe, ni nawe numva yazambira umugore, ndatekereza ko igihe kigeze ngo muzane mumenyane. Nuko igikomangoma Seretse Khama yabwiye inshuti ye Charles Njonjo mu gihe hari haciye iminsi mike gusa arabutswe Ruth Williams. Seretse icyo gihe yigaga amategeko i Londres mu Bwongereza. Byasaga n'inzozi cyangwa kuganira gusa ku mukobwa bisanzwe hagati y'abasore babiri bakire bato banishakisha bahatanira kwemeza abagenzi babo ubuhangange baba bafite mu byo gutereta abakobwa bangana aho ngaho impande zabo. Nyamara kuri Seretse Khama na Ruth Williams kumenyana gusa no kuramukanya ibyo ngo ryari tangiriro ryimwe mu nkuru z'urukundo rwanyeganyeje amahanga. Iby'imibanire cyangwa ubwumvikane hagati y'abazungu n'abirabura bitangira kubonwa mu bundi buryo. Abakoloni nabo bakolonizaga nabyo birebwa ukundi, ndetse leta n'ubutegetsi ku mpande zombi binjira mu by'urukundo rwabo. Afrika n'Uburayi hose barumirwa kubera urukundo rwabo. Ntihabura n'abavuga ko ariyo nkuru y'agatangaza yabarwa ku by'urukundo isumba izindi zose zabayeho mu kinyejana cya 20. Seretse Khama na Ruth Williams guhura kwabo n'urukundo bakundanye vuba hangaha byasubiwemo muri film A United Kingdom niyo mu bihumbi 2016 ubwayigaruka kuri urwo rukundo. Igikomangoma Seretse Khama wa Botswana yakunze umwongerezakazi Ruth Williams rukageza ubwo rushyira ubwami bwe mu bibazo bikomeye cyane mu bya politiki n'imibanire n'amahanga. Mu kwezi kwa gatandatu kw'igihumbi 1947 Mademoiselle Ruth Williams aherekejwe na murumuna we Mary Williams bagiye mu birori byari byateguwe n'umuryango w'ivugabutumwa wamenyekanye cyane mu bihe by'ubukoloni London Missionary Society. Aha bariho bahurira na Seretse Khama wari uziranye na Mary Williams, abari nawe umwereka mukuru we Ruth Williams bararamukanya bisanzwe. Aho nta wigeze agaruka ku kuba Seretse yari igikomangoma kizaragwa ingoma y'ubwami bw'aba muri Bechuanaland yahindutse Botswana muri Afrika. Ibyo byose ubwo byaberaga i Londres mu Bwongereza aho Seretse yigaga twabigarutseho. Icyo Mademoiselle Ruth yamenye cyonyine aho ngaho nuko Seretse yigaga amategeko byonyine mu ishuri y'Ina Temple. Uko bahuye bwa mbere yabisubiyemo ati ngiye nabonye umusore wirabura muremure ufite umubiri wubakitse neza, umunyafrika wari wishimye aho ngaho harimo yisekera, afite amenyo meza cyane n'ibitugo byagutse kandi anitwara neza mu bari aho bose. Bakomeje n'ubundi kujya baganira nk'umusore n'inkumi bari bamaze kumenyana, ariko bidatinze bombi bavumbura ko bakundaga umuziki ucurangitse mu njyana ya jazz. Icyo kiza mu bya mbere bahuriyeho. Seretse Khama yikusanijemo umurava no gushira ubwoba bihagije, maze nyuma y'amezi 3 bamenyanye abasha gusaba Rusi gusohokana nawe ubwo bagashaka ahantu hatuje bakicara bakahaganirira neza byihariye. Rusi yari sekreteri mu kigo cy'ubwishingizi Lloyd's of London. Ahitamo kumuhamagara kuri telefoni yo mu biro ku kazi ke ati ubu rero Rusi nje mfite itike ebyiri zo kujya kureba Ink Sports, ariko nanabona niya gatatu bibaye ngombwa kuzana na murumuna wawe Muriel. Rusi ntiyatinda nawe ahita musubiza byihuse atoya ndumva naza ngiye nyine ntari kumwe nawe. Ink Sports yari itsinda ry'abacuranzi ba jazz bari bagezweho muri ibyo bihe mu mujyi wa Londres. Agaruka kuri iyi mibanire yari atangiye na Ruth Williams, Seretse Khama ati ntekereza ko buri gihe twembi buri wese ku ruhande rwe yabagatekereza icyo hazaza haba haduteganiriza. Umwirabura igikomangoma cy'umunyafrika n'umukobwa w'umusekreteri w'umwongerezakazi. Nubwo Seretse yarashishikaye cyane asunikwa n'urukundo yari afitiye Rusi, ibyo gukundana kwabo mu buryo bwumvikanyweho nyabyo ibyo byagenze buhoro cyane biratinda, ndetse Seretse Khama yafashe n'umwanya wo kubanza kumenya neza uyu mukobwa ngo ninde n'uwande kandi si wabo ni bantu ki. Seretse ati mu by'ukuri twabaga twishimye cyane, twishimira kuba turi kumwe byonyine biranumvikana, ariko kandi ubucuti nk'ubwo ngubwo busa n'ubwari buduhagije nta kindi kiburengaho. Bwari ubucuti hagati y'umuhungu ukiri muto n'umukobwa butazamo n'ikindi kintu na kimwe, ntacyo twanatekerezaga kiganisha ku by'imibonano mpuzabitsina. Naje no kumenya ko se yari umucuruzi w'umukomisiyoneri, naho Rusi akaba yarakoraga mu biro by'ikigo cy'ubwishingizi ari umusekreteri nyine wandikisha imashini z'ibiro. Bombi bakomeje kuba inshuti uko nguko mu gihe cyakurikiyeho kirekire. Rusi ngo agakunda guherekeza Seretse Khama ku bibuga, ubundi akajya ku ruhande akamureba byonyine gusa ngo bikamushimisha undi n'abakina umupira w'amaguru n'abandi basore.
uretse kandi umupira w'amaguru Seretse Khama yanakinaga box yo guterana amangumi. Aho ngaho Ruth ngo ntabwo yakundaga kujyana nawe ngo yasangaga ari umukino uteye ubwoba, abona barwana batyo rimwe bakavushana n'amaraso. Seretse Khama ku rundi ruhande nawe agakunda guherekeza Ruth mu byo gukina barya iminyenga ku rubura runyererwaho mu muvuduko uri hejuru bita skating. Ibyo Seretse nawe ntabwo yari abimenyereye cyane, nawe hari ubwo yahagararaga iruhande akamureba nawe anyerera ku rubura ryo, ariko nanone barahoranaga kenshi ku buryo amakuru ya buri wese undi ari we wabaga yazi bwa mbere nta wundi urabimenya, nk'ibibazo bya Ruth wenda mu kazi cyangwa se kuba Seretse nawe yaba afite ibizamini ku ishuri cyangwa se n'ibindi byaba bimugoye. Babaho batyo mu gihe kirekire cy'ubucuti. Ibyo byose ni byabaga mu myaka y'1940. Ubucuti cyangwa imibanire n'urukundo hagati y'abazungu n'abirabura byari ibintu bigoranye cyane aho ariho hose, kandi binarebwa nabi cyane rimwe na rimwe no ku mpande zombi. Rero iby'imibanire ya Ruth na Seretse nabyo bataranagera ku byo gukundana byo kubisezeranaho koko ngo babyumvikaneho, aho byonyine inshuti z'umuryango wa Ruth ngo nta nubwo bari bagishaka kumubona cyangwa kugira aho bahurira nawe, naho abandi batanabazi ariko bari bamaze kumenyera kubabona bari kumwe. Nk'iyo bahuriraga muri za restaurant ntabwo baburaga guha inkwenene cyane cyane Ruth ngo bibaza impamvu akururana n'umusore wirabura, nako bavugaga uruntu rw'urusore rusa nabi rwirabura rw'urunyafrika. Nubwo ibyo byose Seretse yabibonaga kandi bikamubabaza, ntabwo byamuciye intege, n'ubundi yakomeje kumva ko byagenda kose ngo agomba kurongora Ruth akazamubera umugore. Hashize umwaka wose bakomeza gukururana wa mugani batyo, ubucuti bwabo bukomeza kugenda uko nguko. Noneho rimwe Seretse ati biciyo byagaciye ngiye kuri tungura, nuko ati Ruth, ese buri ushobora kunkunda di byo kumbera umukunzi birenze by'ubucuti tumaranye igihe dutya, noneho ibyo tukabirengaho tugahinduka abakunzi. Akimubaza uko nguko ngo bisa naho bitari ngombwa ko Ruth yirirwa agira icyo amusubiza. Igisubizo ngo yashoboraga kukibonera niyo atakwirirwa agira icyo amusubiza. Seretse nyuma yabisubiyemo icyo gihe akimara kumubaza ibyo ngibyo, aturumuri mu maso ye y'ubururu bw'ijuru kimwe n'agatwenge k'akanyamuneza mu isura ye byahise binsubiza ubwabyo. Ntibyabaye ngombwa ko agira icyo avuga, nahise numva. Bahise berekeza ahantu mu karesitora gato kubyishimira. Aho niho Seretse yemeza ko yasomaniye na Ruth bwa mbere. Kimwe mu bintu ngo byaje kubabaza cyane Seretse kurusha ibindi, nawe nyuma akaza kubigaruka haganira n'ikinyamakuru Ebony mu 1951 ngo ni uburyo bisa naho abamenyaga ko akundana n'uyu muzungukazi Ruth wakaba umwirabura ngo barahitaga babibasira bakabasebya hose, kandi ubusanzwe ngo nta naho babazi. Ati narakajwe cyane n'imyitwarire y'abanyamakuru bo mu Bwongereza muri icyo gihe, abo ngabo cyane cyane nibo bambabaje rwose. Akenshi bakimara no kumenya uwo nari we bagendaga bavuga inkuru zitigeze zibaho, bagambiriye kugumura ababyumva bose ngo barwanye urukundo rwacu. Nk'ubwo baragendaga bakabeshya ko icyari hagati yacu ngo bari babizi neza ari ugusambana no kunywa amayoga nta kindi. Ibyo kandi bakabivuga batanga n'ibyo bitaga gihamya, byose nta na kimwe kigeze kibaho. Seretse na Ruth ibyo barakomeje babibamo uko nguko ngo basa n'abatanazi ko bakundana, bigenda bikomera buhoro buhoro ngo nta ugize icyo abwiye undi cyihariye. Ariko nanone ngo buri wese asa n'uwari ufite ubwoba bw'icyahazaza haba habateganirije. Seretse ati abantu bakiri bato burya impungenge zisa n'izitababarizwaho. Ubu nibwo njya nicara nkabitekerezaho neza uko byari biteye. Iwacu ntibashoboraga kubishyikira, ntabwo biyumvishaga uburyo umuzungukazi n'umwirabura bahitamo kubana nk'umugore n'umugabo. Naho iwabo wa Ruth naho byari uko nako byari bikabije. Ariko nanone igikomangoma nkanjye uzaba n'umwami muri Afrika, noneho nkaba mfite umugore w'umuzungukazi ukomoka no mu bakoloni, abo ntegeka bose nta n'umuzungu n'umwe ubabarizwamo. Ni byinshi icyo gihe ntigeze nanatekerezaho na gato mu rukundo nagiranye na Ruth. Nyamara buriya no mu by'urukundo se nta kindi gishingirwaho buryo rwaje ikihe se kiri kudafite mu mutwe hazima, naho ubundi se byashoboka bite ko umutima ugengwa n'ibara ry'uruhu rutwikiriye? Ntabwo bibaho. Yarankunze, ibyo byari bihagije. Nanjye niwe mugore nakunze, kandi umugore nifuje igihe cyose kwamba iruhande tugafatanya tukayobora kandi tugaha ubumenyi abantu banjye muri Bechuanaland. Nyamara uko Seretse yabyumvaga ntabwo abandi bose ari uko babyakiraga. Kuri benshi ntibyari byo kwihanganirwa na gato muri ibyo bihe, byari amahano.
kugira noneho ngo hazagira uwemera kubasezeranya mu madini byaragoranye cyane batabumva na gato, ubundi babasaba ibyangombwa abandi batakeneraga. Ibibaho n'ibitabaho. Naho Ruth w'iby'iyo nkuru bikimenyekana iwabo yahise yirukanwa mu muryango, bati turaguciye wacyomanzi we, umukobwa utazi cyari cyo gusa, n'ubundi ntacyo wari umaze, ntituzongere no kukubona na rimwe. Bamuca ubwo byarangiye, ariko n'ubundi basezeranye barabana nk'umugore n'umugabo. Nyamara mu mujyi wa Londres nta muntu n'umwe wigeze ashaka kubacumbikira mu nzu ye. Barasembereye bikomeye babura aho baba. Ba nyiramazu ntabwo bemeraga abapangayi babana badahuje ibara ry'uruhu, kuko ngo byari n'ishyano ubwabyerega. Naho muri Afrika mu bwami bwa Seretse, se wabo wari warabaye amucungiye intebe y'ubwami ngo abanze arangiza amashuri. Yaragize atako gasore ngo ni Seretse, mubikabwire neza kamenye neza ko umunsi kazakandagiza ikirenge ahangaha gafite umugore w'umuzungukazi, ako kanya nge nawe tuzarwanira mu maso ya rubanda, tugakizwa nuko nzaba ndangije kukica, kuko kunesha byo karabizi ko katazabishobora. Mukabwire neza kabyumve ko narangije kubisezeranya rubanda, ibyo byumvikane neza ko ntashobora no kwisubiraho, azaza byiteguye. Ntabwo byagarukiye aho mu by'imibanire gusa hagati y'abantu n'abandi. Oya, ubutegetsi bw'ubwongereza nabwo bwahise bubyinjiramo, bugerageza no gukora ibishoboka byose ngo batandukane. Abakoresha benshi ngo babatanye, ariko biranga bibi by'ubusa birananirana. Leta y'ubwongereza abo ntabwo babifataga nk'ibidakwiye kuko ari umuzungukazi, umuturagekazi wabo ugiye kurongorwa n'umwirabura. Oya, ntabwo byari ibyo. Byareberwaga hanini muri politiki y'imibanire na Afrika y'Epfo, aho gushakana hagati y'abadahuje ibara ry'uruhu byari kizira, binabujijwe mu mategeko. Ahubwo noneho iruhande muri Botswana hakaba habarizwa igikomangoma cyirabura cyashatse umwongerezakazi w'umuzungukazi, ngo ni ikintu batagombaga gushyigikira, cyane ko Afrika y'Epfo nayo yahise ibyamaganira kure, basaba n'ubwongereza kubiburizamo. Ibyo byose nta cyashobotse, barabanye. Dusoza iby'iyi nkuru ntabwo tujya mu by'amateka menshi. Urukundo rwa Seretse Khama na Ruth Williams rwaratsinze. Ibi byose rurabirenga kure, barabana neza cyane mu mahoro. Babyara umukobwa umwe Jacqueline mu 1950 n'abahungu batatu, Ian mu 1953 n'impanga Anthony Paul witiriwe inshuti Tony Ben wayoboye urugamba rwasoje ubuhunzi Seretse Khama yari yarasunikiwemo. Undi muri izo mpanga ni Chekedi Khama babyaye mu 1958. Seretse muri byose yemeye kubarizwa mu buhungiro, ubutegetsi n'ingoma arabihara, kuko yari yararangije no kwihanangirizwa neza ko atazakandagiza ikirenge muri ubwo bwami afite umugore w'umuzungukazi. Nyuma haje kuba impaka nyinshi na politiki nyinshi tutaza kugarukaho ku ruhande rw'abongereza na Afrika y'Epfo, birangira ariko Seretse yemeye kugaruka muri Botswana n'umugore we nk'abaturage basanzwe, atari umwami n'umwamikazi. Ubundi biganira mu by'ubworozi, baratuza baranatunganirwa. Ahubwo ariko mu myaka mike gusa yaje gukurikiraho, Seretse yahimbye ishyaka rya politiki, yinjira mu bya politiki y'intambwe ku yindi, insinzi imwe ikurikirana n'indi. Uretse no mu gihugu cye Botswana, abongereza nabo mu bihe bitandukanye muri urwo rugendo rwe rwa politiki ntabwo babuze kumuhundagazaho imidari y'ibyubahiro by'ubwami bwabo. Ayobora ibikorwa byinshi mu byagejeje igihugu cye ku bwigenge, ahita abana perezida wa mbere wa Botswana kuva mu 1966 kugeza apfuye mu 1980. Baragumanye bombi mu rukundo n'imibanire nta makemwa kugeza batandukanijwe n'urupfu rwajyanye Seretse Khama mu 1980. Rugaruka gutwara Ruth Williams Khama nyuma cyane, we yararambye apfa mu kwa gatanu mu 2002. Inyuma yabo umuhungu wabo Ian yabaye igihangange Lt.Gen Dr. Seretse Khama Ian Khama, ayobora ingabo za Botswana nk'umugaba mukuru wazo, aba na perezida wa kane w'iki gihugu, akiyobora kuva mu 2008 kugeza ku ya mbere Mata 2018. Harabakurikiranye inkuru y'urukundo rwa Seretse Khama na Ruth Williams bemeje ko ari ikomeye bazi cyangwa bumvise yabayeho mu kinyejana cyose cya 20 kuri iyi ngingo y'urukundo. Muri abo harimo n'inshuti cyane ya Seretse, Julius Nyerere wari perezida wa Tanzania. Nyerere ati nge niyo nkuri hambaye ku rukundo nzi yaba yarabayeho, ahubwo nkagira n'umugisha wo kuba nzi neza abo byabayeho bakaba n'inshuti zanjye. Ese kimwe na Nyerere nawe iyi nkuru nukuyumvise nk'ihambaye kuko gusumba izindi zose mu by'urukundo waba warumvise? Niba atari yo indi wowe uzi ni iyihe? Twandikira utubwire.
ese nkawe ukura hehe icyizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nje nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga babihuhura ahubwo, nyamara Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad, reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza, ugana inzobere iFix Technology Limited maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nkayo bifata guhumbya. Mac computers, iPhones na iPads ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri. Turabikora mu gihe bifite ibibazo, kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyo ari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07 88 44 21 27 cyangwa kuri 07 88 44 2063 tugufashe mu cyizere, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.